yabaye umutinganyi w'umukene niba ari ikintu namutekerezaga nkibuka ukuntu yigiraga niba ari ikintu cya mbere kibi kibaho uzatinge uzanywa inzoga uzagira uta ariko kuba umutinganyi w'umukene mbere na mbere iyi YouTube channel twicaho muri kuyibona yitwa Impanga z'Indu none tubanje kubasuhuza tunabaha ikaze by'umwihariko hano iwacu ahangaha dufite hano neme no kujya kwihagarika hano nkabipostinga. Sasa rero murakoze njye nitwe Musikandi nanjye nitwa Musa Impanga mu rugo n'Indu rwose nuko hanyuma rero turaje rero mwa bantu mwereka tubabwire banza utanga ikaze mbere yo kubabwira oya nta nakaze ikaze oya undi kintu kiba kiriho ubundi ibi bintu iyo bigiyemo bisaba ngo wereke abantu ko wahageze mbere na mbere iyi YouTube channel twicaho muri kuyibona yitwa Impanga z'Indu none tubanje kubasuhuza tunabaha ikaze by'umwihariko hano iwacu ahangaha dufite hano neme no kujya kwihagarika hano nkabipostinga ahangaha ni mu rwego rwo kugira ngo hari ibintu ubundi cyadukora muri Genesis urumva bakavuga ngo niba muri kugira ngo mujye mukora ukumva ngo mufokasinze kuburyo ngo kamera zibafata ngo ntimukirukanke ahangaha nshatse nakuramo nkirukanka hano wanaturumbura ukambara n'ubusa ukagenda ahangaha ni iwacu ukumva hanyuma rero kugira ngo rero tugendane twese sibyo umuntu watugira inama ubundi yo gukora channel cyangwa se yo kugira ngo dukora agacano yavuze ati mu bintu muvuga amagambo ya mbere ubanze subscribe mukande subscribe batubwiye ngo subscribe ngo nicyo kintu cya mbere icyo dushora ni umunwa ngo inyungu ziva muri subscribe kandi ikintu bita subscribe twabwiza ukuri tutababeshye iyi channel ntabwo twebwe tuje tugambiriye inyungu ikintu cya mbere kituzanye ni ese umunyarwanda utabasha kukwegera mudahura cyane ko igihugu ari kinini ntabwo twahurira hamwe sibyo nyine ntukabijyarya tujye ture ku burya hanyuma rero nazo zijemo ni nka kumucuruza bikangombwa ko n'imisoro itanga utabibaraga ubwo niducuruza imisoro ikaza ntabwo nta kamemu ntabwo twayanga twubaka u Rwanda twifuza sibyo ubwo ubundi mva akantu twe twari tugasanga ubundi twaraje dusanga mu gihugu ikintu bita cano kimeze nka mituweli de sante ushatse kuvuga kuri ya gahunda ko buriya umuturage udatanga mituweli aba ameze nk'umwanzi w'igihugu oya usibye no kuba umwanzi ntabwo abakunda ubuzima ngo cyangwa abaha agaciro sibyo ahubwo icyo turi kuvuga ni iki kubera ko mu gihugu nta muntu ubaho utagira mituweli na cano rero usanga uducana ari twinshi kubabwira ngo nta n'ugomba kuba hatagira cano oya wabugiza wabukanguriye abantu tukagira abakompetita benshi nyine gushora abantu bibyo byita kuvuga gufungura cano kugira ngo turebe ukuntu natwe abantu bazabimenya nyuma kwitwara maze ngo gukora amayacu ako bazaza twebwe turi n'imfubyi abura papa niba tugire kino gitekerezo turi kuvuga hanyuma rero hano yacu rero aya maguru ntuyashyiremo nubwo abakobwa bambwiye ko bayakunda akushatse yashyira dutangiye babigaragara utu tuvi ni sawa cyane navuye induba aho navirinduba rero ubundi abantu bagiraga amagaragamba nkaya ngaya dusanzwe tuyazi nko ku bino ni ibitesi iki ni ikibanza cy'ubwiza kugira ngo umuntu agire nk'uruhu ruhanda gutya ubundi byabaga nko ku bikeri ibikeri urabibona ariko utungutu ngo nutwo abantu bakunda koga muri pisine buranga iyo woga muri pisine cyane amaguru asa nk'azana aho utuntu tw'utugaragamba iby'amagaragamba rero tubireke sibyo iyi channel rero niyo twari tugitanga ikaze buri kaze ntirarangira mukande ka subscribe mwese mubanze mukande urambere si byakabaye byiza ko kandi utarumva icyo tuvuze ariko baye wihuta wanakanda mbere yo kumva icyo turi kuvuga oya ubundi mbere yuko agenda nibona bimeze nk'ibitangiye kurambirana urabanza kandi ubanza ugakanda Umunyarwanda habera mwizi ikintu kitari cyiza arabikubwira muri comment ati bro ibintu mutangiye cyaze wenda twamahirwe dufite kubera ko turi abatangiza ntibaramenya aho bizagana ntibazi ngo ni byiza cyangwa ni bibi niyo mpamvu kubera ko ari abacu katubwira aho bizagana ni aho ngo nashaka rero ko dusobanura mvano aho bizagana yica n'ubundi tuba twumva tugiye gukora tugakora amusaburize ko bavugaga oya buretse ibyo kuvuga baravuze waravuga baranamaze guceceka najye manze ibi bintu rero nawe reka manze ndabikubwiramo gakeya nawe ibintu tubigendanemo gakeya mbere yuko tunakora n'ikindi kiganiro cya kabiri cyangwa se mbere yuko zadushyira hano ibintu bishyashya ngiye nazajya tubanza twumvikana umuyobozi muri ibi bintu ntago umuyobozi ukamenya ngo uri time management ukabura ibintu by'amasaha niyo mpamvu ngiye kwitayiminga nkaba ngutekesheje nkabanza nkavuga kuri iki ngiki ngiye kuvugaho jewe nzanzana ingingo uko ndi kubona ububasha ntabwo uratangira gutanga oya ukundusha umunwa kandi ugomba kuba manager w'ubundi time management Musikandi sibyo ngiyewe oya nzaba directeur general ubundi buranga iyo uvuze ngo utareba abantu ngo bisobanura bigaragara nk'agasuzuguro oya ahubwo bigaragara nk'isoni umuntu afite isoni ubundi uramureba kera baravuga ngo kureba muri kamera ngo ni ikosa
ubundi utarebye umuntu umusuzuguye ngo twajya ngo tubahe ikaze tubahe ikaze kuri cano yacu ni Impanga z'Induba zaduhora tuzamuzaye mubonaho ibintu byiza cyane ariko byo iby'impanga guhora twitanga byo twahoze tubivuga nka highlight ihembwa hanyuma rero nyine cano twayivuzeho tubahaye ikaze ntiriri gushira oya ugomba kubakira ahubwo hari n'ukuntu bakirwa tubavuga ngo aba bantu baje bazanye iki mu gihe gito batangiye ibi bintu bafite ikintu bazaduha iyi ni inzira nziza umuntu yagana yazamugeza aho ashaka kugera ikintu cyo tugize wenda dushaka kugeraho ntawe wenda wo kuvuga kabyereka nta hari igihe ushaka kuvuga ibintu wigize umunyabwenge cyane ugakabyoya bucya ariko niyo nguhaye pase y'umwana biriya byose biba ari ubwenge by'abakobwa ubusanzwe turasenga abakobwa no gusenga nabo ni abana b'Imana kumva batsimbarayo cyane ahubwo batsimbarayo cyane ahubwo musa twinjiye mu bintu ngiye mbona birimo nk'ubusitari cyane ko twanabitangiye mbere na mbere bavuga ngo aderese y'umukene ni umukire basengana nakubwo baturanye gusenga kaje nyuma sibyo noneho niyo mpamvu nshatse kuvuga ngo aba bana b'Induba ku bantu baba ari bashyashya ari abana b'Induba sibyo byaje bite banzu ba aderese mbere na mbere kuri aderese y'umukene akaba ari umukire baturanye turi abana b'Induba ubundi dukora mu kigo bita Genesis Comedy Show agari ikigo n'umuryango ni muri famille nangize ngo ni nk'ikigo gifasha abantu ariko byose birajyanye baragufashije barakuzamuye baragufashije ikintu nakubwira rero ni Impanga z'Induba n'ubundi abantu basanzwe mutubona kurwenya time keeper buri garega haraza kuzamo akantu bita inkoni musani Impanga kuyoborana biba bigoye ujya riga witora ninjye gakuru ndabyemera urukumva umwanya wawe urukumva abantu basanzwe batona muri Genesis mbona ahangaha rero turaje ahangaha ni iwacu twayaga dukora dufite umubosi cyangwa se umuntu duhedinze ahangaha ninjye boss mufate nka boss uvuze ngo we bakugira mabuja akuvuze ngo twajyaga dukora nkaho hari ibindi wavuyemo oya twajyaga dukora biriya nyine se biri uzabisubiramo uri kugira biriya ni ibintu biri ku ruhande uzajya biriya nta kazi ko ku ruhande nako ni muri famille kandi muri famille ntago ari ukorera bivuga neza cyane nibyo rero rero tubahe ikaze ngo mukore subscribe mukande like share na comment sinzi icyo barakomantaho ariko nta kibazo mutangiye abantu bumvisha ibintu binuka ngaho nta kibazo mwihangane ngumva akantu nibutse uributse ndatekereje nyuma yo gufungura aka kantu urumva none nyine bwa rimwe ndatekereje ndabako ko tugiye mu murongo w'ubusitari ibintu bituma tuba abasitari kandi muri ino minsi ushobora kuzasitara ntago mbizi nyine bari ukugerageza bitinda ariko bizaza hari ibintu abantu bakunda kwivugisha ngo ngewe ngo ikintu cya mbere nicuza ngo nuko kuba ngo narabaye umusitari ngo Chris Brown yarabikoze ari kugenda muri arena bamutwara gutya budege bamutwara ngo arakete ari imikino ngiye ntajya nkina buretse ari imikino ngiye ntajya nkina ibintu byo kuvuga ngo ikintu wicuza ngo nuko waramenyekanye ngo warabaye umusitari ngo kuzwi ngo ugenda ahantu hose shumi yanjye reka nkubwire ibi bintu twese twatsinabwe ngo kugiramo nari ngiye kuvuga umuntu wenda Chris Brown warabyemerewe ako nk'amaji akavuga ngo nawe ngo yicuza ngo kuba yarabaye umusitari amaji yadasitara kari akantu ka Nyabarongo ninde wari kuzamenya akakora filime amani iriya ngiye kuvanga iriya sura ariko sinayivuga bari kumenya akakora filime akavanga akora amaji nawe yarakabije twe tuje hano turashaka gusa nkavuga ngo mvugiremo we mahera twe turashaka gusitara nibidukunda tuzasitare natwe igihe bazamenye ngewe bazamenye ngende umva ikintu cya mbere nicuza ngewe na Marina yarabivuze wacecetse ubundi kuvuga ukamvugiramo bite byawe we hari ibyo mba ndi kukwibutsa nyine ukabyihorera ngo ngiye ikintu cya mbere nicuza ngo nukuba ngo abantu baramenye ngo ubuse umuntu ngo ntihajya kwihahira utudodo ngo ntihajya bro ugiye ugahaha dodo ukagenda ukajyayo bakaziguha bakanakugeza ngewe ahubwo hari umuntu duturanye urumva twajyaga tugenda ngize ngo wajya kujyayo naringize mu muhungu nawe isasitara kano kanya ku muntu baturanye oya ngewe n'umuntu duturanye urukumva yajyaga ambwira ngo abantu b'abasitari sako nawe urabona kuri tumaze kuba nyine Impanga z'Induba abantu basa nk'abatumenyeho gatoya umuntu akaza ngo nkubona kuri televiziyo ngo ngira gute twebwe rero umuntu ukamubwira ngo ubuse ngo uzahanga bro ngiye nzajyayo nzagira gute n'urwagwa nzarunywa ubuse ko nacuruzaga avoka ahantu nacuruzaga avoka rero ako ngiye mbona ubundi ndetse mutere story rero ahantu nacuruzaga avoka uribuka reba akubwo mwabya byagenze utera reba wari waragiye kwiga urumva cyagiye dukora mu gatatu ikizamini ukajya kwiga urumva cyari haryo nkasigara muri GS nyine muri mu wa gatatu ndabyibuka ukumva nkasigara GS ndo no twagiyeyo ahantu najyaga njya nkazajya gucuruza avoka nkajya buri mugoroba
mama akaba arambwiye ngo jya gucuruza voka nkazihanura nkajya kuzicuruza noneho voka zabaga byari kuzigurisha amafaranga 80 imwe noneho 80 njye ndavuga ni kwako yabaga yazibaze ari nka 30 cyangwa 40 ariko igitebo ukumva uretse guteranya indi mibare wabyanga ujya ko n'amafaranga yavagamo yabaga yazi izo ndi bugarure akazibara akarako bihura ko ntagavuye njye nakoraga ikirere ntabwo wakoraga se nkongeza rukuba ko wacecetseho no kubonye ako nawe rero ntujye utuma nawe umuntu atuza noneho ndavuga ni kugira nanjye mbone hayanjye zari kuri 80 ndavuga ni voka ndayigurishije voka mbanze kubise kuri 100 ahandi baragura no twumva mu isoko muri abantu benshi cyane turagura noneho njyewe bankuraho njyewe abandi bazigurishaga za 50 bagukuraho weze zishizemo oya izanjye ahubwo batazigura kuko ko nazishyize ku 100 ari kugurisha mu njye kugira ngo nkure mayigapu ngo nagaburaga ngayo beni kuri voka nkabara ariko nkaterwa nkasanga voka 5 ningaburaho beni leta mfataho 100 numva nakaya nini cyane abakarimo bombo n'ibiswa nakaya ubwo ngo mukungu ndavuga nti bigumuko noneho zavoka noneho ikintu cyabaye banze kuzigura nari nacurujanyije n'umumere umwe duturanye witwa Yudita arangije arataha atashye mutuye munsi yo mu rugo arataha ageze mu rugo baravuga ngo nta musunsi ziye aho ngaho inyuma batereka da timusasa ahubwo azatazana rivamo byagenze uteze mwazanye imari ihenda ngomba ngo ziravoka zanyu ko mwazihendesheje ra byagenze uteze aha ari kugurisha 100 ngo nganga 100 se ninde wari mubwiye aruko nubigiraga no mba ndataye naje ngeze mu rugo mama arambiye abona ndazigaruye ku gitebo zuzuye igitebo ati kuzanye voka zingana gutya nibanze kuzigura ngo voka zinje zamennye mu isoko ari nyine ngo ugita ko yazamutse nyuma yanga kazamuka ndi hano ndi hepfo ngo turi guca imboga munsi y'urugo ngakaba yazamutse ngagacuza ngagata ngo we kuko nazanye n'umubyeyi abatamenyeye isoko we kubera ko uzi isoko uzitushe isoko ukavati ngewe bitewe n'imari najyanye ku isoko yakora umva rero akantu kabaye kugira ngo none nzaye mbona kuniranga nihuriye n'umuntu bita nari muvuze kambe myore nihuriye n'umugabo arambwira ati njye mfite restaurant umva nawe yari umucuti wacu duturanye urahita umumenya ukumva urahita umumenya noneho twari duturanye nyine atuye hafi yo mu rugo noneho akazajya avuga ati wowe kugira bibe byiza mfite akaresitora ajya haza kuriramo abakarani aba bakarani rero ujye ubafata uzajya uza kubera ko ncuruza utuntu tw'udushyimbo n'ibirayi n'ibintuza byose uzajya uza bahite bazigura yerekanaga na filimi acuruza n'igikoma nanjye arambwira ati ujye uzanamo voka nzanamo voka noneho ndazizana voka nzizanye urumva akubwo si wa wundi ceceka ubwo si we uretse nimvuga akanyuma urahita umwumva wanatangiye kumukura bazanye voka na filime banzijyanye ni wakubitiwe urabizi urumva banzanye voka ndazicuruza none abantu bazaba bakazaba bazigura none voka bari kuyigura 2.5 ubwo kuri 7.5 urumva ko mu rugo oya warahomba umva igicucuye nari hano kuri kagati ko hepfo kamwe ka hepfo atari kuri yandi akabona garagafite iz'umutuku urukumva niko nacuruzagaho rero none uko zari senkani umva nukagaho angahe 25 imwe ari senkani ariko mu rugo bambwiye kuri buri mwafataga 25 nako afataga 25 umva ko 25 ukumva gutyo none nkacuruza amaho ngaho none ndacuruza umunsi umwe umugabo arambwira ngo nanjye ngo ndamwishyura iseta ari nawe wakwihamagariye yabonye imari iri ntagera gutera imibare mvuga nti ndamuhangaye mwakabyarana mbibwira no mu rugo yambwira ati wowe uzavugishe wumva amafaranga ngo ikintu cyaje kunangaza yabaye umutinganya umukene niba ari ikintu namutekerezaga nkibuka ukuntu yigiraga niba ari ikintu cya mbere kibaho uzatinge uzanywa inzoga uzagira uta ariko kuba umutinganyi w'umukene nicyo kintu cya mbere cyagize noneho ukuntu ameze yajyaga atwara ibyo biboro yarabicuruzaga urukumva ukazajya usa ngabashungu none se ngo mbarurire gute ubundi ikibazo ngiye ngira hari ukuboro ugira ibibazo byinshi nyine nicyo ngiye kuvuga hari nk'ukuntu kimwe mu byo ugira nta kibazo kimwe mu bibazo mfite sinzi niba ari kimwe gusa ariko ni kimwe gikubiyemo hari nk'ukuntu ubundi nk'umuntu n'abantu baba bari kubyumva biza tuzi ko nk'umusinzi yanyweye ku icupa n'ukuntu ari akabiyoberekanye nta kuntu umuntu kubera iki abantu bose bagerageza gukora ibintu by'ubutinganyi ubundi bahita bahindura n'ijwi bikagendanira ko tuvuge niba ari abagabo oya wa kintu
kari akantu ngo hari ukuntu nk'iri umuhungu urumva bagukubita intuza gutya bagahera inyuma ngo bayikubita igahera inyuma ngo ugahita uzamuka ngijwi ngo buriya ngo iriya jwi abatinganyi bivugisha riba ryaraturutse ku munsi wa mbere babikora mu munsi wa mbere baramupanura gutya akabanuka akibanuka bwa mbere ko ari ukubora babyita kumoninga kubita ngo kurakunwa cyaze mari cyuna urumva kubora bamukubita nyine ari ubwa urumva ubundi twize muri biology buretse gatoya muri biology twize yuko ngo buriya ngo inyuma nyine hahora hameze gutya ngo hari imitsi ituma haguma hafunze cyane none imitsi none ngo iyo umugabo nyine bamuviyoye bagacishamo iyo bacishijemo ya mitsi barayituritse viyori yumva iyo baturikije ya mitsi rero ngo hari uburyo ataka ngakamoninga nyine nk'abandi akavuga ijwi ryaje ririya jwi rero avuga ngo none yarurwa ahita ngo urumva ririya jwi rero riba rimufungwe n'iryo ahora avuga igihe cyose kubera ko abantu bose batinganye ngo abashu niyo mpamvu ubugabo bwose bw'ubutinganyi bujya kuba ngo abashu ririya jwi rero niryo aba yarabanje bwa nabonye ruguru iriya za Ntuza za Musanze nagiyeyo ariko yanyibwirishaga amagambo nkaba uzi ko hari n'igihe akuvugisha ukumva muri wowe uri guhinduka iki kintu ni igiki kiri kumvugira ngiye yankozeho numva ubushagarira bwaje uzi ko gufata nawe kumva utangiye gutembererwa mu mubiri ngiye hari umugabo wamubeye umutinganyi none urazi nyine hari ukuntu aba afite nyine imiterere isanzwe afite ubwanwa ariko yarogoshe hano akaba yaramubeye gutya kwa kundi begeranye imisaya gutya ako nanagusa uri kumva bo rero ibintu byinshi ubutinganyi tubuvemo ariko narabyumvishe ngo abantu gutya ngo turi kugenda gutya ngo turi mu nzira wenda tubare nk'aho turi mu nzira y'iterambere ukumva gutya ngo ubundi kibijyamo cyane ngo ibintu by'ubutinganyi bigira amafaranga menshi cyane nkeka ko n'ibyo bintu bisigaye bibera nko muri ino si cyangwa se no mu gihugu muri usanga uretse gatoya ni njye utayiminga ahubwo nayigiye kwanga ibintu bisigaye bibera nko mbaze n'abanyarwanda ibintu bisigaye bibera nyine mu isi ukuntu yahindutse ubanza ari nabyo biri gutuma abantu bishora mu bintu ndetse nka buriya watangiye kumva nk'ari niba ari muri za Nyanza ngo abagabo bari gukubitwa ngo abagabo bose banywa igikoma muri Nyanza bari gukubitwa ngewe icyo ngiye nibaza wese kutambaza wowe mbwira ikintu nyine ngewe icyo nibaza ni kimwe ngewe ndi kwibaza ngo ese ko abagabo bari gukubitwa banywa igikoma ninde uri kujya gutanga raporo ko uwo mugabo anywa igikoma n'abagore sibyo ubwo umugabo wabana n'umugore umeze ukubundi ni gute atajya muri biriya ntaho ngo bigenda bipfira rero ahubwo reba ibyo boro bindi by'ubutinganyi nari mvuze urumva ubutinganyi nabutinzemo cyane ukumva hari kuno kuboro bavuga nyine ngo ubutinganyi bugira amafaranga menshi urumva buriya ahubwo ibyo tuvuga ngo akubura ubutinganyi bwavumbuwe nande buriya ubutinganyi hari umwanesitari rero hari umwanesitari ubutinganyi bw'abagabo ahantu bwahereye bw'abagabo ase wenda gutingamba ni kumva ari nk'ikintu nka tingatinga iraza igafata nk'ikintu n'ubundi no gutingatinga nyine irafata nk'ikintu igacengezamo ubwo bivuze ngo ni ugutinga uhingahinga none ndibaza iyo bigeze nyine nko ku bagore nabo bigomeza kwitwa ubutinganyi cyangwa oya abagore burango bagira akantu bita meshabro bagira akantu bikurakuru bavuga ngo bagira akarimi karyoshya abagore kari akarimi burango kaba kanabaryohera buriya muri kiriya gikorwa cyabo ngo kari akarimi kaba ari ubwicanyi sinzi niba uri kumva icyo kintu hari nk'ukuntu bajya gusatukira abana tujya nko kureba nka turiya dufilime nko mu bantu bize mu bigo by'amabodingi yego wenda njye ntabwo nabihaye umwanya cyane bitewe n'ukuntu ariko uba wigize nyina ndabizi ntabwo nabihaye umwanya cyane ariko nyine hari ukuntu tujya ukabona nk'umujene umwe sinzi n'ahantu imbaraga ziva ukabona nk'umujene umwe arifashe nko mu rugo aragiye nyine mu kigo akaba yarazanye nk'agatacu no yabarazanye tuno dushyashya twaje twayitunga gakeya akaba yihengetse ahantu ukumva ashyizemo nk'akavideo kakamutungura akaba atagakuyemo amajwi ukumva ya majwi oya bundi biriya biboro ubundi iri kubira uziko biriya biboro bimara amamegasi biriya biboro uzareba urabireba urukundo ari umuntu waba warabidaginodinze muri fone cyaze kuri ubu ngubu basigaye bazohereza umuntu akazisanga muri telefone ariko njye mfitemo tubiri hano umva ariko nkubwire sibyo wenda ibyo boro tunabyihorere ahubwo twabasize abantu bacu ahubwo twagiye mu bindi bintu turabasiga urumva twajya tuje gutanga ikaze birangira twisanze mu ikaze ariko ikintu twababwira mukore subscribe mudushyigikire share comment hanyuma ikintu cyiza gira aha ngaha ntabwo twebwe
iby'ubupfubyi byawe bino ntago ari ibintu uza kuratanga. wenyine. Hari abantu baza kuri social media bakaza barira ngo rwose ngo bamfashe ku ngufu ngo rwose ngo baje ngo banyatse ku bintu ngo rwose ngo nagiye muri ibi ngibi ngo banyaka ibintu akaza arira. Uwo munsi bajya kubikwaka kutagiye ngo wicare kuri kamera ahubwo ugasanga uje kuvuga ngo runaka ngo yanyitse ibintu. Bro amusa tugiye ngo gusoza urabizi nyine twese tuziranye papa tuziranye mama wenda ari ibintu barakoze njyewe ntabizi ko wagakoze ariko akaba ari nk'akantu wansimbye ukaba waranagahaniwe hari ukuntu uriya tuba turi kumwe mu rugo bakubita nk'ikintu ntubimbwiye kuya udaseba mbwira nk'akantu waba barakoze ntahari kadanje ukagakubitirwa ariko ntimbimenye ukanakamisha akayugora wakosheje mu rugo ko nakibukaga ko ni akayubwo gubwo ahubwo se we nayibwiye reba bya biboro twajyaga dukora reba kantu twajyaga dukora tukakubitwa tutazi icyo tuzize kamwe gakora gukabona umukero bo ikintu twajya tuzababwira tuje sinifatira umwanzuro ngiye kubwira abantu hito turumbuka nawe ni time keeper ubundi ahantu wicaye yica n'ahantu uyisenyeye gitangira oya turagabana nka Peter na Paul bo muri Nigeria oya bawitonze seko bataraza turajya tumenya ngo comment zije nizane nitujya mu mwigabana wewe bawitonze ntabwo dushaka kugabana rero reka babwire ibyanyu bo ikintu twanya tubabwire rero ntago tuzadukora ibiganiro gusa ntago twe turi abanyamakuru ntago tuzatuza gutumere nk'arya wa mugabo asimbutse ninde sabi ntago turi nk'abo ngo ndagusuje ngo ayikaze ukurikiye Simbi TV ibyo ni ibyo ndikumva byose ibyo bintu ntago ari ibyo urikumva ntago tuzatuza tuvuge yoberi no mapipa utateta twabiri bacapera master konkara for you deti itakurita conductor ikintu twababwira rero ikintu twaturi kuvuga turacumbitse ntabwo dusoje twaba tubihagaritse turasubitse kuno munsi tugiye kugarukira rimwe tubaha nafata decisive nta kibazo ngereka ababwiye ibyanjye umwanzuro niwe muhari nkagakura watse nkabyanzura se nta kibazo turacumbuka byore ahubwo mucyo twaturi kuvuga naho uzadukora aga content kamwe cyangwa se ngo dukore ibiganiro nk'ibyo twaturi kuvuga dufite ama content menshi tuzadukora ibintu bya hatari kabisa tuzadukora mwebwe kintu musabwa nuko dukunda kubwiza no kubibi muri inshuti zagato ubwiza waruvuze ubwiza ngira ngo nubwo umubiri uretse bwiyorere bwo ntabwo ahubwo ikintu twaturi kuvuga mukore subscribe mubane natwe impanga zinduba munasharinge ibindi tuzabana ubutaha ewa na sante sana turabakunda.